Sport kuri cya kintu narukomojeho impaye ibyo nshaka byose kuva igiye gusohoka naguma muri Rayon Sport kucyo warukomojeho Rayon Sport simbona ifite ubushobozi bwo kugumana umuntu bitabonana arahenze kubera iki afite agaciro ko hejuru arahenze niba umuntu Farra bigeze ahantu mushaka ikipe ya Simba ikabigeze ahantu mushaka nandi makipe tuzeye yifuza bonana bro Rayon Sport kire kuvuze ngo amafaranga ya sezo yose score ba bayagura umuntu bitabonana nibwo bonana yaguma muri Rayon Sport ariko kujya warukomojeho icyo kibazo turagifite ibaza uburyo Pichu na Bedi bavuye muri Kiyovu nta kintu na kimwe bayisigiye reba amafaranga bayisigiye igikombe ntibayisigiye amafaranga nta kintu na kimwe kubera iki amikoro dufiteho hasi itimana aratugonga kuko impamvu ubona iburayi bikunda n'ahandi za Tanzania ujya kumva barakubwira bati ni imyaka 5 utasani hivi ndaguha urugero rw'ikipe bikora neza hano mu Rwanda ni imwe ni APR kuri byiringiro yari ikintu yabonye kuri Mangwe ndari ikintu yabonye n'abandi bakinyi batandukanye tuzuza ikintu APR ikora APR bafasha umurongo mwiza ubu ngubu ni imyaka 5 ni imyaka 3 ni imyaka 4 icyo gihe ikipe izaza kukurambagiza ikipe igira ikizigana ariko Rayon Sport murajya muri negotiation ikubwira ngo mfite miliyoni 20 uriona ntibiri buze gushoboka ku mwaka wa mbere uje bwa mbere ku bw'Amasudi ndumva baramugoze miliyoni 10 niba ndibutse neza ntabwo imibare nyizi neza miliyoni 10 zari zihwanye n'imyaka 2 wari ukikeneye nawe ku expose kugira ngo yigaragaze nyuma yo kwigaragaza rero Rayon Sport hayina uwezo yo kugumana umuntu bitabonana ariko ubutumwa bageneye Onana yabwiye umwe mu bakinnyi barebe b'inshuti ze magara aramubwira ngo Rayon Sport impaye ibyo nshaka byose naguma muri Rayon Sport kucyo warukomoje bivuze ngo rero arahenze ntabwo yamugumana ariko kuzigumana biragoye no kuzibyaza amafaranga byatunaniye aho rero iyo udashoboye iyo utarera ukaba udacuruza uhorana ubukene nk'uyu munsi Rayon Sport nk'iyi sezo bakoze cyangwa Kiyovu Sport nk'izi seze ebyiri bakoze bakabaye byibuza bafite amafaranga bemerera kuzasubira ku isoko bagura mereme ebyiri byavo bivuye mu mukinnyi umwe bubwabo bagurishije uratekereza ikipe ya Kiyovu Sport ku yindi nshuro igiye gusubira ku isoko Juvenal yongere yikore mu mufuka bikomeye cyane anatanga amafaranga menshi kuko ntabwo uri buze kujya kongera kugura umukinnyi nka Pichu waje mu gihugu abantu batamuzi ukeneye igikombe noneho nturi buze gusubira mu gihugu cy'u Burundi nguza n'umukinnyi uje hano abantu batamuzi ariko hari ikintu mbona gishoboka Rayon Sport uyu munsi kuko dufite ingeso gusinya imyaka myinshi nta mukinnyi ukomeye wakwemera gusinya imyaka myinshi ntibibaho usa cyama wasinye neza akakwemerera hari ibintu bibiri hari ayo mafaranga ariko hari no kubona badashaka kwisirika igihe kirekire ariko hari igishoboka ku makipe akorana nemera uyu munsi urwato byasigaje umwaka umwe none se irateganya gutandukana nawe n'urugero ikeneye kumwongera amasezerano indi myaka 2 ikaba imufite 3 ariko harimo ingingo ivuga ngo ikipe hanze zamukenera azagenda byoroshye ariko ntumbwire ngo uzashobora rwatubya yashoje amakosa ya mbere ikipe zacu zikora nayo gutegereza umuntu ukasoza gutese umukinnyi ukomeye kucyo utagereza Mayero uyu munsi ni mushya ni nk'ari mushya muri Yanga afite indi 2 yongera kuri umwe warusigaye no ngo Yanga imufite imyaka 3 rwatubyaye uyu munsi rero biroroshye kuvuga ngo rwatubyaye dufite amafaranga turashaka kongera indi myaka 2 niko bikorwa ariko niba utegereza kuzamwongera umwaka utaha na za Simba zimukeneye n'izindi ntibizashoboka mbere ya byose rero ongerera abakinnyi batarasoza amasezerano Ruvumbu we byasaba kumureba yaranyemejeje ubundi kuri match akeneye imyaka 2 si umwe biragaragara ko atarayotse gukina ariko Ruvumbu nabonye kuri match umusaba indi myaka 2 ntabwo ari umwe Ruvumbu abantu be kwibeshya ngo none se nituvuga ngo imyaka ngenda Imana araguruka abita ko ari batoya nta umushobora sanyuka ubwo rero urumva ko Ruvumbu akeneye imyaka 2 Ogera umubonyeho imyaka 2 rwatubyaye nawe ukamwongera na ngenda Imana navugaga ubasha kumwongera undi mwaka ibyo bizanagufasha ko nunasohoka ariko ni wibashya ngo urimo gushaka abakinnyi bashya ngenda Imana sigaje umwaka umwe iyi forume nayikomereza harya kuko 6 kugeza ubu yaratwemeje no gukina 8 yatweretse ko akomeye niba bamushyira ku 10 nyuma y'umwataka igihe abukome na Vedas yabimbwiyeho ubwo umuyobozi w'amakuru hano yarambwiye ati Rayon Sport mbere yo gushaka abakinnyi bo hanze kwiriye kubanza kureba bifite irabafite uza ahantu uzana ibintu biri buze gukomerera kuri Rayon Kazu urasohotse niba usohotse hari abakinnyi beza ufite
nk'uko byagenze muri Barimo gusoza. muri confederation ishize Aha. Rayon Sport yagurishije abakinnyi benshi urasohotse Rwatubyaye avuga ati niyo sezo yongera nyuma iyo ukoze mistake Ngenda- yatuma hari umukinnyi ujyana afite umwaka Ngendahimana kuri randeshyeye Kazungu niyigaragaza aravuga ati ubu ndi muri sezo ya nyuma umukeneye aramubwira ati rero njyewe nari nsigaje n'ubundi amezi make ntegereza nsoza aya masezerano ariko ndaza ndi free ntibyabuza ko tuvugana uri kuvuga ntabwo iki? uzambwira ngo ufite ikipe ikomeye bibaye byiza n'aba bantu mufite basigaranye umwaka umwe banza ubongera ibiri banzu bakubite nibinashoboka banzu bongera undi umwe babe bagufitiye ibiri niba udafite amafaranga ariko uyafite niba uyafite ni ukuvugana na Rwatubyaye avuga ngo ndakongera indi ibiri ibitatu ndakorohereza rwose ikipe yagukenereye yose niba ari gusubiza recruitment twaguhaye uzayisubiza wigendera habemo ibintu bimworohereza yuko bizatuma agenda ariko numbwira ngo urazana bashya Rwatubyaye asigaje umwaka umwe ejo bundi kuri match ya finale yatweretse ko ari umukinnyi koko ukuzi ukora ibyazi Ngendahimana navuga niyo watsinze igitego niyo abanze yaratinze igitego niyo wazana indi birashoboka ko yatsinda ikindi kuko yaratsinze igitego kirangwa atsinda n'ikindi bigaragaza ngo ni umukinnyi uri tayari kuri match zikomeye ejo narabivuze n'uyu munsi ndabisubiraho nareciye ndabyitegereza nsanga Rayon Sport irashapera abakinnyi b'abakongwe bakuru bazi icyo gukora ku marandevu manini nta kindi ko match ikomeye nk'iri kinwa n'abakinnyi bakuru nyine abo bakinnyi rero ahubwo no kwitsinda kimwe bigoranye ubundi rero yakaba yitsinda aperi byinshi niba ufite Onana ukagira Ruvumbu ukagira Ojera ukagira Rwatubyaye Sibane na Ngendahimana Eric abakinnyi batanu b'abakongwe bamenyera shampiyona yacu ubona ko ni bakuru nyine bazi icyo gukora muri aperi umukinnyi ukuze ubundi yari Jabel ntabona umwanya wo gukina no ngo abo basigaye ni baruboneka ni bamugisha Boneri niba match yananiranye kuri abo bakongwe bahanganye twabonye ayisigara itsinda aperi inshuro 3 niki kindi se ni ba Sefu ni ba Mugeni ni ba Haruna babakinnyi b'abakongwe n'ubundi nyine nicyo kintu cyagaragaje ko AS Kigali irusha aperi niyo bakina imikino 5 yayitsinda kubera abakinnyi bakuru ubwo rero kubyona nimvuze mbere yuko Rayon Sport shaka abakinnyi bo hanze kugira ngo ikomere ubu na sezita izabikomeye n'indi zaza banzugira abakinnyi bawe beza umenye ngo sezita n'ubundi izabikomeye kubera iki Rwatubyaza abagihari Ngendahimana Eric uzaba mufite Ruvumbu uzaba mufite Ojero uzaba mufite uranawe muri rero ntibishoboka abo bakinnyi bane umenye ngo urabafite bakomeye none ushakiraho nabandi ntacyo bitwaye ariko abo bane wizere ko bafite muri sezo yindi itaha atari tugiye gutangira indi itaha umenye ngo ndabafite uzagenda azaba yaguzwe ikindi kandi ntago urwanza bafite amafaranga ya Burundi agiye mu bafite ikindi kandi kuri izi za Kiyovu Reyo na za APR ariko yo nabonye izi kubikora cyane niba uhaye amahirwe ahubwo vuza APR mbonye ku gihe yuko abatoza bayo baraye bagiye bose ngo bashoje amasezerano kandi ntawe uzongerwa amasezerano kankoresha terime yawe ngere ni ntunyobye rwose bwana Hitimana bwana munyamakuru ntunyobye nibyo nanjye nabaza waruvuze ngo APR niyo idakora niyo nigi bishobora nigi ishobora iki kintu ikongerera amasezerano abakinnyi nasanzwe wenda tararangira batarasoza hakaza n'ikindi kintu nugira amahirwe yo kubona aba bakinnyi batanga icyizere mu gihe cyiza gufata umukinnyi uvanye muri Bugesera uzanye mu ikipe wateye iyo ntambwe nini nawe ukamusinyisha imyaka 2 ahubwo so Bugesera ubwo yajate nacyo bwacyo ni cyo kuko niba ushaka kubaka ikipe ikomeye Kazu birashoboka n'urugero hari uburyo ufite erema zawe 16 zizagukorera akazi kose ariko none ukeneye kugerana ya erema itanga icyizere ushobora kuzagira mu myaka 3 iri imbere wazanacuruza mu gihe cyiza kuri wa muntu ufite ijisho rye ryiza rero bakavuga ngo uyu mukinnyi umwaka wa mbere naba ari kwigira kuri abangaba mfite n'uwa kabiri nkuko bagiye bakora ba Savio na ba Sefu mu ikipe ya Rayon Sport niba ufashe umukinnyi nk'uwo uvuga ko ari projet y'igihe kirekire no kamuhereza amasezerano y'imyaka ni gute wemera ko aba free nawe iyo nkuru byonyine kuvuga ngo umuntu ukoze nawe nabagendera ubuntu koko ngo arashoje icyo kintu ntabwo zayanga babyumva Awuco baramwongera 2 afite umwe Mayere baramwongera 2 yarasigaje umwe Bangara baramwongera 2 yarasigaje umwe ntabwo uzumva ngo Bangara ngo ari free ngo yashoje ntibishoboka n'umukenera uzavugana na Yanga ubwo rero nicyo navuga ngo Rayon Sport ntizongere kwemera icyo kintu ko umukinnyi ukomeye baba ngo yashoje ngo ari free oya muravugana nawe yashoje
keretse akwangiye avuga ati jyewe sinemera fatirana nk'ubu Rwatubyaye avuze ati jye sinshobora kongera amasezerano keretse sezita aho umwe birumvikana. shigaje ntiwongeye gukina keretse yakwangiye ariko ubundi ukwiriye gutera intambwe umubwira ngo dukeneye kongera amasezerano y'imyaka 2 Ngendahimana Eric dukeneye kongera amasezerano y'imyaka 2 Ruvumbu n'ubundi arashoje kumwongera 2 ntacyo bitwaye ogera kumwongera niyo mpamvu nabuze abakinnyi 4 ngenderwaho ba Rayon Sport inkingiza mwamba menye ngo urabafite muri sezo zinde 2 ziri imbere nta kibazo ufite uratuje ari kumbwira ngo urazana abakinnyi bakomeye uzahora wubaka uzahora ugorwa uragura abakinnyi bakomeye ariko Rwatubyaye azaba ashoje ari free ikipe imushaka birushaho koroha umutakaze Ngendahimana umutakaze ubwo rero Rayon Sport mbere ko shaka abakinnyi bandi ikwiriye abakomeye kubagumana mbere ya byose niba ufite Ogeri 2 Ruvumbi 2 Rwatubyaye 3 Ngendahimana niyo mwongera umwe ariko nayo bibaye byiza yaba ari 2 nawe 3 umenye ngo abakinnyi bawe bakomeye urabafite